nta muntu wambaye imyenda n'ibikingo yitere ku buryo bunyuranye nk'uwitwa Musinga. Ari ugukenyera, ari ukwitera, ari ukugema amakoti, ari ukwambara nka generali, nabyo biriho amafoto. Nta muntu wambaye muri iki gihugu, sinzi niba hari n'uzabigira, ku buryo buranye wagera kuri 20-30 nka Musinga. Musinga rero abo yari afite biswe abaterambabazi. Kankazi yagize abagororangingo, ariko Kankazi nyine wa Rudahigwa bise abagororangingo, ariko bari abo kubyina abatoya n'abaterambabazi babagamo n'abagore bakaririmba indirimbo. Imwe mu ndirimbo zabo rero mumpeke gato, imwe mu ndirimbo zabo ni iyitwa Rugwizakurinda. Rugwizakurinda ni igisingizo cya Musinga, numero ya mbere. Umuntu yahinduye mu gifaransa yavuga le très grand résistant. Kurinda, résister. Kurinda abazungu, ubukoloni. Résistant. Byageze aho bamufunga, mbivuge nyine muri 17 Ababiligi baramufunze, bamuziza ko ngo yaba yarafite umugambi wo kuroga rezida. Ibyo byonyine baramufunze. Ntibikunze kuvugwa mu mateka, ariko byanditse no mu bitabo by'Ababiligi ubwabo, tukaba tubizi. None iyo ndirimbo iza kubikomozaho, bayihimbye bagashwe n'ishavu yuko umwami Musinga Ababiligi bamuciriye, bamuvanye ku butegetsi nabi, kandi simbitindaho, umuntu yabivugaho mu buryo burambuye n'ibindi. Bamuvanye ku butegetsi kuko nyine yanze gutegekwa, noneho bamuvanaho. Yanze gutegekwa, yari umwami. Ntabwo ari we wenyine, n'umugabekazi ibwami banze ibyo ngibyo byose babazaniye. Ariko si ukwanga, hariho n'Abanyarwanda bitwara nabi ngo ni ukwanga modernite, kwanga ibintu bigezweho bya moderni by'iterambere. Ntaho bihuriye. Nta muntu wambaye imyenda n'ibikingo yitere ku buryo bunyuranye nk'uwitwa Musinga. Ari ugukenyera, ari ukwitera, ari ukugema amakoti, ari ukwambara nka generali, nabyo biriho amafoto. Nta muntu wambaye muri iki gihugu, sinzi niba hari n'uzabigira, ku buryo buranye wagera kuri 20-30 nka Musinga. Agakunda ibintu by'abazungu, akabaza mu Burayi uko bigenda, abaza Pasteur Johansen biriya byabyaye EPR, ubundi Eglise Protestante mu Rwanda. Akamubaza uko bakora, uko bahinga, uko bagira bati. Umuntu usishishikariye ibyo bavuga ngo aranga iterambere, ariko yanze ko bamutegeka. Batimbaraye, abandi rero bati nitwe dutegeka n'ibindi. Ibyo umuntu n'urwego rw'ibiganiro byerekeye politiki, ntabwo nabitindaho. Ariko rero baramuciye, noneho bamaze kumuca, n'inzu bayishenye kuko bamanuye agasongero bakakavanaho, bivuga ko byarangiye muri 31. Noneho abaterambabazi, abadamu,
b'ibwami akababaro karabasaga nibwo bahimbye indirimbo yitwa Rugwiza kurinda. Nayiririmbiwe n'umwe muri abo baterambabazi ahitwa Igacunampanga hamwe na Nyanzampanga irazwi kubera prison ihari Impanga. Igacu rero Gacunampanga ni bugufi aho ngaho. Igacu hari umuterambabazi ni muri 57 narindi Nyanza baramundangira ndagenda arayindirimbira. Kandi nayirimbye muri 1999 turi mu biganiro i Buruseli hamwe n'umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda. Twagize igitaramo nijoro ndayiririmba. Nyiririmbye kuri podium umuntu witwa Servilien Sebasoni yaratabarutse hambere aha. Servilien Sebasoni uzwi wundi yanditse n'igitabo. Yumvise ntangiye aba mu bari aho bose aranyaruka araza afata mikoro turayiririmbana tutateguranye. Ni ukuvuga ko uwo mugaruro iyo verisiyo ariyo nyakuri ko twayiririmbanye ariko yayumvanye iwe habo kera. Nanjye nyiri mvugo nayibwiwe n'umuterambabazi turahuza turajyanirana. Ibyo byarabaye si umugani ni Buruseli twagize igitaramo. Iyo ndirimbo rero irimo mu ijwi rituje n'amagambo. Murabeho neza Rwanda rwanjye Rugwiza kurinda yewe ndaciwe yenshiriwe ishyanga inyuma y'ishyamba iyi mfura zijya ngo ntizigaruke bagore bamariza Nyirabahenda. Ntabwo nyirimba yose sinanyibuka ariko kuko hano atari si urubuga rw'indirimbo rwo kuririmba. Turavuga ku ndirimbo ariko ntituririmba. Ariko ufite akantu k'umwihariko nyine mu njyana. Bakavuga ngo yaririmbwaga n'abatwa cyangwa iki byose. Ni uburyo bafite ukagira uburyo bwo kuririmba mu byimba n'ibiki kuryoshya ariko ijwi ari rya rindi system ari ya rindi y'Ikinyarwanda ari injyana ari ya rindi y'Inyarwanda. Nyirabahenda uduhenzi ikihe yego nzaya ni Nyanza ya ruguru ye kureba iyo nduga nduru Rwanda mwana w'umwahamihimbye yengo himye mukwende rudahigwa yego mahamandara ayendahire nguruhumbi yaturuhutse Nyamagana ye nuko urumva. Izo ndirimbo zose za kera ziba zifite umwihariko w'injyana yazo. Mwana w'umwami himye mukwende Rudahigwa ni kimwe mu bisingizo bya Rudahigwa. Mukwende hari n'imbyino mukwende cyane muri za 30. Byabivuga kuko ababyeyi bacu n'abandi babyirukaga muri icyo gihe bagiye bazibyina baziririmba bakundaga kumwita mukwende. Ibikashimisha. Nyuma yaje kwitwa Nkubito y'Imanzi nacyo kirafata icyo gisingizo. Nabyo hari inanga yabyo Nkubito y'Imanzi icurangwa na Viateur Kabarira nziza nayo. Nkubito y'Imanzi isenga y'umuhigo ni y'umuhigo
nkubito y'imanzi se wiciye rama rama rukanika igitero se wiciye rama rama ibyo twabibayemo ga twaraziririmbye uko ndirimba ntabwo ari ibintu dushakisha tukanezerwa ariko bitatubuza kuririmba n'ibyo bya kizungu ariko hamwe na Cyprien Rugamba turi itorero rimwe twabyirukiye hamwe mu ishuri dukurikira mwaka interuro twagenderagaho ku ishuri rimwe cyangwa yarabigishije oya twariganye tuye mu seminari Kabgayi no mu Nyakibanda akadukurikira mu ishuri twari imbere y'umwaka nawe dukurikira ariko hari ibyo inyuma yanyu adukurikira ariko mu ishuri wadukurikira umwaka udukurikira numva ubigiriye amatsiko hariho nabwiye ko twabyirukanye hariho wenda h'umwaka ariko turi itorero rimwe hariho navuze ko twabyirukanye turi itorero rimwe n'umudamu mu biganiro nk'ibi arikanga agira ngo ni umuzimu wagarutse ntabwo nari nzi ko wenda yaba yarakwigishije oya nkubito y'imanzi sinayirimbye Rudahigwa ndatana nyibutsa kuri ibyo bisingizo indirimbo z'akababaro nazo ziriho kimwe n'iz'ibyishimo n'ibindi ziri kwinshi ibyo bita temu ingingo baririmbaga icyo nashaka kumenya cyane ni ubusizi ni ibihozo bishingiye ku by'ibwami ibihozo twumvaga ibihozo by'abana twumva iby'abageni ariko ntabwo twasobanukirwaga wumvise ko n'iby'ubwami biganisha ku bisingizo ukabyibaza cyane kubera ko umwami kumva ko yabaga mu buzima bwo kunezerwa gusa ukibaza ni ryari bazamuhoza buri muntu wese iyo umubwiye ngo hari ibihozo byaturwaga abami cyangwa ibisingizo ntabwo ahita abyumva vuba yumve n'umuntu witwa Rwabugiri bamwitaga indwanyi nyine inkotanyi niyo ni inanga yahimbwe inyuma ariko hari izindi inanga izo zose biriho barabifashe mu cyuma mu Bubiligi ariko niba mbisubiremo inshuro nyinshi mbisubiremo nimubishobora nako mwagombye kujya gutabara kuramira umurage bisubiremo kuramira umurage uborera muri arishivu za Alexis Kagame ndavuga murambaza kuvuga ku ndirimbo kuri muzika ariko ngiye nicecekeye nkagenda ntavuze iryo jambo byaba atari byo n'amazi amasaha icyano ryose numva indirimbo zafashwe mu cyuma zabo bacuranzi ba Rujindi base batonzi n'abandi benshi ari ku nanga y'imbyino ari televiziyo ariko mu Nyakibanda muri Cercle Saint Paul hamwe n'uwo Cyprien Rugamba amaze amasaha menshi numva indirimbo bakazifata bakazikopora bakazifata kuri bande magnétique
za kasete zari zitaraza wanjye magnetique, noneho igice kimwe kijya mu Bufaransa, ikindi gisigara mu Nyakibanda, cyasigaye mu Nyakibanda. Mu Nyakibanda habayeho ibintu byo kaduruvayo, hanyuma ibyo byose biracubangana, biratakara, birazimira, ariko twamaze amasaha twumva dukora ku kazi ko kuramira umurage. Nuko ibyo rero mu kumva izo ndirimbo harimo za Alexis Kagame yafashwe mu cyuma muri nyuma ya jenoside. Urumva, ni nyuma ya jenoside nagiye mu biro bye, mu biro bye hakoraga umupadiri witwaga Padiri Musada, Musada niwe wari ushinzwe ibyo cy'inguranyandiko ya Alexis Kagame n'ibitabo bye ishyano ryose. Muzika yari afite washoboraga kuyumva amasaha 70, amasaha 70. Iyo muzika iri hehe? Turi muri 1995 n'ibindi byose. Mpora mbashishikariza kubyitaho. Nanone ngo ibyo umurage we yavuze ati, babyandikaga mu biratine mu biki, ngo munia etota opera diothesis mutariensis. Ibyo yanditse, ibyo yahimbye, ibyo yakoze byose ni umurage wa diyoseze ya Butare. Ariko diyoseze ya Butare ntiyakwanga gutanga nibura kopi. Ariko uko ibyo ari byose bimwe yabikoze afatanyije na IRISAC, ikigo cy'ubushakashatsi. Ni umurage, ibyo ari byose ni umutungo w'u Rwanda. Biba umurage ushinzwe diyoseze, ni umutungo w'u Rwanda, ni umwana w'u Rwanda. Ibyo rero byari bikwiriye. Dore maze imyaka kuva 1995 mbivuga, byari bikwiye ko bigaragara ko nagiye ntelefona, ese biba hehe? Barabyimuye babijyana Isave kuri universite hamwe n'ibitabo bye n'ibindi. Ese bihagaze bite? Bati biri mu bisanduku. Jewe nkavuga nese aho mwebwe abashinzwe iby'umurage n'ibindi, aho ni mwaba mwaragiranye amasezerano n'imiswa. Kuvugana na wa muhungu we ari ikigo bashinze bita Rugamba, hariya yahoze atuye. Ubu hariyo na Education Laboratory. Wa muhungu we Rugamba uhimba amakinamico, sinzi niba barabasuye. Twaramusuye ku ndirimbo ze, kubera abana be bakizifite gutya ntabwo zari zatangirwa copyright ngo zize gushyira. birimo biracyarimo ikintu cya copyright. Ariko birimo akantu kubera abo bana afite, kandi bashishikaye ni byiza. Nakubwiye ko twabyirukanye, twagize dute muzi, nzi neza n'izo ndirimbo zimwe uko yazihimbye n'ibindi byinshi. Ibyo ni ibyerekeye Rugamba, simbitindaho. Yewe nivugiraga ibya Alexis Kagame azengurutse u Rwanda, uvura bikaba bitatugeraho, kuko mbivuze kubera izi nanga. Byinshi birahari, byari bihari, sinzi uko bihagaze ubu ngubu. Nuko turacyari mu rugendo rwo kubungabunga ayo mateka. Nawe tuzagira, murakoze kuduha amakuru. Reka dukomeze rero twinjire mu bisigo bijyanisha mu busizi. Ibisigo se kugira ngo tumuduhe ishusho. Uririmbye ngo abasizi mwatubwiye ko ubusizi ari igice cya muzika. Ko naje senze ko ari ibyerekeye muzika. Ndi kuva ibyerekeye muzika nibyo turi ko n'ibisigo. Oya, babihuza gutsi ubusizi ngo ni igice. Ibisigo usibye ko baririmbaga. Ibisigo biri ukwabyo. Ibisigo ni ukurata umwami, n'ingoma karinga, no ni kurata umwami, kurata ubwami,
kurata umwami, kurata ubwami mbere na mbere. Hakabaho udusigo dukeya tuvuga n'ibindi, bakavuga nk'inka, igisigizo cy'inka cyangwa imibanire cyangwa iki, ariko muri rusange ibisigo byari bigenewe umwami, ari we babituraga, kandi bikavuga umwami n'ingoma karinga byombi. N'ibyo noneho ibigisigo hari uburyo bagihimbaga, hari ubwo bagira iki, bikaba ibyo mu miryango akenshi. Uwo ufite impano akagihimba igisigo, inganzo, ufite mu nganzo ye style, inganzo nicyo bivuga, bivuga aho ahimbira, bikanavuga imihimbire, iryo jambo inganzo. Aho ahimbira n'imihimbire byombi. Inganzo ya runaka, ni ukuvuga son style, imihimbire ye n'imihimbire ya kanaka. Inganzo hakavuga bati inganzo ya kanaka. Iryo jambo rivuga bibiri, kujya mu nganzo n'inganzo ya runaka. Kujya mu nganzo rero ni ukwiherera, kwiherera ugahimba, kandi barihereraga. Ari abo abasizi, ari abisi, amazina y'inka, nta kuntu wahimba izina ry'inka imikarago, imiruhuru, mirongo, 800, 1000 utiherereye. Ikindi munsi yenda muzabigereho, kubitora, kubifata mu mutwe, nk'ibyo by'amazina y'inka, nuko nsubira inyuma, amazina y'inka kubitora, ariko bashingiye ku njyana cyane, hari ikabafasha, bagafashwa n'injyana, uvuge no ku bisigo injyana. Ibiriho ubu ngubu Alexis Kagame yandukuye, yagifashe mu cyuma, byatangajwe, biri mu mitumba 2 de volume. Itumba ni ijambo y'umutumba, uvuga volume ni ijambo ryahimbwe mu by'igihumbi 1954 na 5 mu nama nkuru y'igihugu. Umutumba kuvuga volume. Hari imitumba 2 rero y'amazina y'inka. Imikarago 28,000 n'imisago. Nguwo umurage, muri mu bindi muravuga ngo umurage, ibyo nibi turabifite ubu, byanditse mu bitabo, mu myaka ibenda bimwe biri muri Amerika byagezeyo n'ibindi, mwebwe muzabyibagirwe, ariko uwo murage yarawusigasiye. Yarashe ku ntego, umurage yarawusigasiye, yarishyutse. Ishyutse ni ukuvuga yageze yarishyutse, ni ukuvuga ko yageze ku ntego, kwishyuka, yarishyutse, yageze ku ntego, yagize ishya, succès, yarangije, yakoze yitangaza. Turabifite ibyo volume. Noneho ibisigo nabyo twagize amahirwe, witwa Bernardin Muzungu, utabarutse mu bya vuba, umuryango w'abadominikani bariya Kacyiru. Ubu nawe twarakurikiranaga mu ishuri, yewe nkaba hagati imbere umwaka ubanza, Bernardin Muzungu n'abandi, tugakurikiraho hakaza Warugamba n'abandi, ariko ntiriwe mvuga bagaragara bazwi, barimo
François Mutemberezi wayoboye banki nkuru y'igihugu, umuntu nk'uwo se wavuga ngo ntazi mu Rwanda, yayoboye banki, abo twarabanye bose twarabyirukanye, urumva ubuhanga bashoboye bagira bati mu rwego rwo hejuru ruhanitse, kubera noneho injyana mu bisigo biriho, ariko ntabwo nari ntandukiye. Bernard Muzungu yagiye kwa we yaragiye kuri urwo rugendo no mu ishyinguranyandiko asaba Musenyeri uruhushya, arabifata uko byakabaye, arafotokopiya, arabifotora, nyuma arabitangaza mu igazeti yahimbye ubwe yitwa Lumiere Société. Gazeti yihimbiye arabitangaza uko byakabaye. Ibisigo rero ubu byinshi turabifite.